umwambaro wa gisirikare, umwambaro w'abasirikare. Umwambaro w'abasirikare barawubaha, umwambaro wa gisirikare urubahwa. Umusirikare ntago uriya mwambaro wabo bajya bawujyana ahantu hose habonetse. Hari ahantu yemerewe kujyana uriya mwambaro, hari n'ahantu yemerewe kutawujyana, kuko n'umwambaro w'icyubahiro, n'umwambaro w'akazi, n'umwambaro bambitswe n'igihugu, n'umwambaro reka nkubabwire. Iriya ntago ari imyambaro bajya kugura mu isoko, reka nkubwire umwambaro wa gisirikare, iriya myambaro yabo n'umwambaro utapfa kubona, n'umwambaro udashobora kwambara uri umusivile. Hanyuma ndashaka mvugane n'abarokore, mvugane n'abakozi b'Imana, mvugane n'abavuga butumwa, mvugane n'abahanuzi. We witwa umukozi w'Imana, we wabatijwe ugapfana na Kristo ukazukana nawe, wowe musirikare wogejwe mu maraso n'umwami wacu Yesu, kandi umugaba wacu akaba ari Kristo. Ndashaka kukubaza ngo mbese umwambaro wambaye w'agakiza uwujyana he? Mbabwire, iyo umuntu atarakizwa aba yambaye ishwambagara, aba yambaye ishwambagara, abo yabeshye, abo yatekeye imitwe, abo yambuye, abo yatendetse, abo yibye, abo yasambanye nabo, abo yasomanye nabo, abo yeskorotse. N'utuntu twishi umuntu aba yambaye umwambaro w'ubushwambagara. Ariko haleluya, iyo maze gukizwa ukabivamo, Imana ikwambura wa mwambaro. Yesu nahabwa icyubahiro. Ikwambura wa mwambaro w'ubushwambagara bw'imirimo mibi, ikawujugunya, ikawutwika, yarangije ikatwoza mu maraso y'umuhungu w'ifura. Bakibaza impamvu muri geto yawe nta dukobwa duhora, bakibaza impamvu imbeho ihore kwica kandi nawe uri bogari, bakibaza impamvu uri umukobwa mwiza usa neza, bakavuga ngo banze utuzuye, ufite uburwayi. Ntabwo ari uburwayi, turuzuye, turi bazima. Ngo hari umwambaro w'agakiza tutagomba kwicaza aho tubonye. Sinjya nsambana, nta nubwo kuva umugabo yana ntago ndasambana, n'ibintu by'uburaya ntabyo ndabamo, nta n'umugabo urankoze imitwe y'intoki. Turabashuje mu izina rya Yesu, mwebwe mwese abakurikiranye Mama Sharirene official, aho mudukurikiranira hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, aho mudukurikirane mu bihugu by'abaturanyi, ndetse n'abari muri Afrika, ndetse mu bihugu by'uburayi, muri Aziya, muri Europe, muri Australia, muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, ahantu henshi abantu bagenda badukurikirana hose. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Kandi turasuhuza abasirikare muri rusange. Nisuhuza abasirikare abumva ururimi rwose ndi kuvuga, abari abatanzania, abarundi, abakongomani, abasirikare muri rusange, mukomere cyane, muri abantu b'abagabo. Kandi nimubona nambaye uyu mwenda, nta kintu ngiye kuvuga, ngiye kuvuga icyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo. Rero turabashuhuje by'umwihariko abasirikare bari mu bihugu bitandukanye, bacunze umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu duturanye, abacunze umutekano muri biriya bihugu birimo amahoro make, aho mwagiye kugarura amahoro muri ibyo bihugu. Imana ibahe umugisha, kandi amahoro mushakira abandi namwe Imana igiye ayora iyashyire mu muryango wanyu. Hanyuma nkasuhuza n'abasirikare ba Kristo aho muri hose, aho mwagiye rero kugarura umutekano kugira ngo mutange amahoro. Imana ikomeze kubaha support, ibafashe mu buryo bwose, kandi murakomeye, muri abantu b'abagabo. Hanyuma abasirikare ba Kristo navugaga ngo ntabapfira gushira, ndabizi neza nubwo hari ibigwari, nubwo hari badezata na bademobe muri ibi bintu by'Imana, hakaba n'abafashwe matekwa bakarasirwa ku rugamba bamwe. Ariko nagira ngo mbabwire ngo hari abandi bagikomeye, hari abandi bagishikamye, hari abandi bavuga ngo yadukiza kandi itanadukiza, ntago tuzubararira igishushanyo. Hari abandi bavuga ngo twakonambyeho, twakugumyeho, ntago tuzakuvaho. Abo ndabizi ko bahari, namwe rero mukomere. Ariko abarwayi, abazima babereyeho abarwayi, abanyambaraga babereyeho abanyantege nkeya, abafite babereyeho abadafite. Dukwiye kuba igisubizo kuri bene wacu b'abademobe, badezata, nabo bafashwe matekwa, b'abakirisitu bagafatirwa ku rugamba. Tukwiye kubabera igisubizo. Hanyuma uyu munsi turashaka kuvuga ku musirikare. Ni episode ya 26 y'umusirikare tugezeho, ariko uyu munsi nashakaga kuvuga ku mwambaro wa gisirikare, ukuntu abasirikare baha agaciro umwambaro wabo.
ubushize twagiye tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Twaganiriye ukuntu umusirikare ukuntu abasirikare bakunda igihugu, twaganiriye ku bwitange bwabo, twaganiriye ku rukundo bagira, twaganiriye ku bintu byinshi, ku ibanga ry'igihugu, ukuntu batajya bamena ibanga. Twanabivuzeho mu buryo burambuye ukuntu umusirikare bamwica ariko ntamena ibanga. Twagiye tubiganiraho kuri episode ya 24, episode ya 25. Hanyuma ubu tuvugana tugeze kuri episode ya 26. Hanyuma tugiye kuvuga ku mwambaro w'abasirikare, umwambaro wa gisirikare, umwambaro w'abasirikare. Umwambaro w'abasirikare barawubaha, umwambaro wa gisirikare urubahwa. Umusirikare ntabwo uriya mwambaro wabo bajya bawujyana ahantu hose habonetse. Hari ahantu yemerewe kujyana uriya mwambaro, hari n'ahantu yemerewe kutawujyana, kuko ni umwambaro w'icyubahiro, ni umwambaro w'akazi, ni umwambaro bambitswe n'igihugu, ni umwambaro. Reka nkubabwire, iriya ntabwo ari imyambaro bajya kugura mu isoko. Reka nkubwire, umwambaro wa gisirikare, iriya myambaro yabo ni umwambaro utapfa kubona, ni umwambaro udashobora kwambara uri umusivile. Nk'ubu uyu wanjye nambaye ni umupirate original, nayikurahe nta nubwo napima. Iki ni igipirate, ni pirate bijya gusa nyine. Nawe ibaze impamvu ntashobora kwambara original, nayikurahe ko ntagiye ku ikosi hahandi se. Nuko hanyuma ni umwambaro wubahwa, kandi impamvu bawubaha, uriya mwambaro baba barawurariye amajoro, baba barakubiswe inkoni nyinshi, baba bararaye ahantu hatagomba kurara, baba barishwe n'imbeho, baba barahangayitse kugira ngo bawambare. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire, uriya ni umwambaro w'agaciro uruta ikote ryawe waguze ibihumbi 800. Uriya ni umwambaro w'agaciro uruta ya myenda yanyu ngo mwaguze ibihumbi ngo umuntu ngo yambaye umwenda ibihumbi 200. Ni umwenda w'agaciro. Twebwe ibi byenda byacu by'abasivile tujya kugura, urakigura nyine ukakikubitamo ukagenda, ntago kuwambara bigoye. Ukubitamo ijipo ihenze, ukambara ikanzu ihenze, ukambara urukweto ruhenze, ugakubitamo agapantaro gahenze, ariko ntago bitugora no gushaka amafaranga tukabigura. Ariko uyu mwambaro wa gisirikare uba warabagoye kugira ngo igihugu kibemerere kuwambara. Reka nkubwire, ntabwo ari umwambaro ushobora kujya kwigera ukipima wagukwira ugahita uwukubitaho. Hari inzira binyuramo, ugomba kujya kwiyandikishwa vuti nge ndumva ashaka kuba umusirikare w'igihugu. Bati ushaka kuba umusirikare sha, wagira ngo mba mpara ariko sha mba ndi kubikeka nyine nkanabihuza ukuntu nkabihuza n'ibyo ndeba muri filime. Mbabarire nta handi mbizi. Ndashaka hari ahantu rero bakunyuza kugira ngo barebe ko ari ugukunda uniform, kuko uniform ni nziza rwose. Reka mbabwira abasirikare, niyo wambaye uyu mwenda uri gutambuka mu muhanda ububerewe rata, ntibazagushuke, ubuhagaze neza, ubusa neza rata, mama naberewe. Ngewe nuko abantu banseka, nazajya nta nubwo nawukuramo nge, nazajya nambara ipantaro, nkambara ishati, nkambara n'ingofero, hanyuma nkagenda mu muhanda. Yaba habagaho ibitenge bya gisirikare byizi ntuza naza nabigura nkajya byamba. Habaho amajipo nayakubita amariko rwose. Abantu mwaba muzi ibitenge bya gisirikare bisa bya gisirikare mwazabindangira n'amajipo rwose, mwazajya mumpamagara hagize umuntu yibona ijipo nziza nyine ndende rumbiya mwayimpa, kuko ndabikunda cyane. Uyu mwambaro rero barawubaha, kandi impamvu bawubaha nuko ari umwambaro bambara bawubemerera kuwambara bawukuye ahantu hakomeye, baba bawukuye mu mbaraga zidasanzwe, baba bararaye amajoro batigeze barara, baba n'ahantu ntimugatete. Ntabwo wabonye se ka kantu mu biziba bakururinda bagenza umugongo muri senyenge, hano hateye ubwoba. Hanyuma ntago rero wajya kuvuga ngo nkunda igisirikare gusa. Iyo uvuze ngo urashaka kuba umusirikare ukavuga ko ukunda igisirikare, ushaka gupfira igihugu, hari ahantu bakunyuza kugira ngo barebe ko ibyo uvuga uzanabikora, ntago bapfa kukwambika. Ni nayo mpamvu rero uyu mwambaro barawubaha. Uyu mwambaro barawubaha. Iyo umusirikare yambaye uyu mwambaro ntago apfa kuwujyana ahabonye hose.
nicyo shaka ko duhera. Iyo umusirikare yambaye umwambaro wa gisirikare ntabwo awujyana habonetse hose. Iyo atekereje ati ngiye ahantu runaka ahita atekereza n'umwambaro ahajyana, ku buryo hari n'ahantu atekereza kujya agahita akuramo umwambaro akavuga ati uyu mwambaro haleluya ntabwo nawujyana hariya, akawukuramo akambara uw'abasivili. Kandi hari n'ahandi hantu adashobora kwinjira atambaye umwambaro wa gisirikare. Ntabwo ari ugupfa kuwambara, nta nubwo ari ugupfa kuwujyana aho abonye hose. Muzajya mureba ahantu abantu basohokera kuri beach ahantu hatandukanye bagiye kurya ubuzima, burya n'abasirikare babamo baba bahari, ariko nta musirikare uzabona ku mucanga aho kuri beach yagiye ngo kuryoshya, siko mubyita, yambaye uyu mwambaro. Hoya ntabwo ari uwo kujyana ahantu hose. Ntabwo ushobora kubona ubukwe umusirikare yatashye ubukwe ngo ubone yambaye uyu mwambaro. Ntabwo wamubona mu bukwe yambaye uyu mwambaro, afite indi myambaro yambara isanzwe, kuko uyu ntabwo ari umwambaro, kuko uba waravuye ahakomeye. Ntabwo ari umwambaro wo kujya kwambara aho abonye hose. Usanga mu mahoteli abantu batembereyemo, ariko ntuzabona umusirikare wambaye uniform yagiye muri hoteli. Nta musirikare ushobora kubona ngo yanyuze ahantu ngo akanyota karamwica ngo agiye mu kabari hafata igipirimusi na cya mitsingi agotomereye na uniform. Uzabaze nawe yabikora, yagenda akihisha cyangwa agakuramo umwambaro akanywa mitsingi cyangwa akanywa fanta na primusi, ariko atambaye iki uyu mwambaro. Ntabwo bawujyana mu kabari. Reka nkubwire, ntushobora gusanga umusirikare ku muhanda ari kumwe n'abatipe b'inshuti ze, azi ko ari umusirikare, yambaye uniform, ari ibintu by'imisingo, ibintu by'inzenya, yabaye umwasama, yasamiye, yitwara ukuntu na uniform. Iyo afite uniform hari amagambo atemerewe kuvuga. Iyo yambaye uniform hari agatsiko atemerewe guhagararamo. Iyo yambaye uniform ku muhanda hari uburyo agomba kurebamo, hari uburyo agomba gutambukamo, kuko yambaye uyu mwambaro. N'umwambaro bubaha, n'umwambaro wavuye ahantu hakomeye, niyo mpamvu bawujyana ahantu hasobanutse. Reka nkubwire, hari ikosa umusirikare ashobora gutekereza gukora, yakibuka ko yambaye uniform agahita arireka. Kandi nanone hari ikosa umusirikare yakora akarikora yambaye uniform, ntibamuhora ikosa yakoze, ahubwo bakamuhora ko yarikoze yambaye iki umwambaro w'akazi, iyi uniform. Ntabwo uzabona muri anniversaire umusirikare wasamaye amafoto birirwa bapostinga uri wababona yambaye uniform. Ngaho ibirori, ngaho ibiki n'ibiki, ngo yagiye na uniform, afite ahantu agomba n'umwambaro w'akazi kabo. Hanyuma ndashaka mvugane n'abarokore, mvugane n'abakozi b'Imana, mvugane n'abavuga butumwa, mvugane n'abahanuzi. We witwa umukozi w'Imana, we wabatijwe ugapfana na Kristo ukazukana nawe, wowe musirikare wogejwe mu maraso n'umwami wacu Yesu, kandi umugaba wacu akaba ari Kristo. Ndashaka kukubaza ngo mbese umwambaro wambaye w'agakiza uwujyana he? Aho niho nashakaga kugira, nahashaka. Hari umwambaro twambaye w'agakiza utagaragara mu maso y'abantu mu buryo haleluya, mu buryo bw'umwuka. Hari umwambaro twambaye Imana ihabwa icyubahiro. Nk'ubu nge hari umwambaro nambaye, hari undi mwambaro utandukanye na bya bitenge na ya mabaze, utandukanye n'aya majipo. Hari undi mwambaro nambariraho sifa kwa Mungu, n'umwambaro uri imbere, n'umwambaro resisisi, n'umwambaro turawugira. Iyo umaze guhamya ukavuga ngo nemeye Yesu ambera umwami, ambera umukiza w'ubugingo bwanjye, abuyobore haleluya, ukabihamisha
utazongera gusubira mu byaha, hanyuma ugateraho kashe yo kubatizwa ugapfana na Kristo ariwe kamanda wacu, ukazukana nawe, ahita kwambara uwo, akwambika uwo mwambaro. Imana ihabwa icyubahiro. Hari uwo mwambaro. Iyo umuntu akijijwe agahinduka icyaremwe gishya, Imana imwambura ubushwambagara yari yambaye. Hari igihe Yesu yigeze, nimba ari Yesu yigeze avuga ati mwibwira yuko ngo muri abakire ariko muri abatindi bo kubabarirwa, ngo muzi ko ngo muzi kwambara, ngo ahubwo nimuze mungureho umwambaro. Ngo muzi ko muri bazima, ngo ariko ngo muri ibituro bisize ingwa, imbere nta magufwa, muri ibituro inyuma harasize murasa neza, ariko imbere muri ibituro mwarapfuye muri amagufwa. Kandi ngo mwibwira ngo muri abakire, ngo muri abatunzi, ariko ngo muri abatindi. Ubanza ari amagambo Paulo yavuze. Hari umwambaro. Reka mbabwire, iyo umuntu atarakizwa aba yambaye ishwambagara, aba yambaye ishwambagara, abo yabeshye, abo yatekeye imitwe, abo yambuye, abo yatendetse, abo yibye, abo yasambanye nabo, abo yasomanye nabo, abo yesikorotse. N'utuntu twishi umuntu aba yambaye umwambaro w'ubushwambagara. Ariko haleluya, iyo maze gukizwa ukabivamo, Imana ikwambura wa mwambaro. Yesu nahabwa icyubahiro. Ikwambura wa mwambaro w'ubushwambagara bw'imirimo mibi, ikawujugunya, ikawutwika, yarangije ikatwoza mu maraso y'umuhungu wifura ariwe Yesu. Ikatwoza we, ikadukarabya umubiri wose n'ayo maraso, yarangiza ikadusiga ikintu bita amavuta. Ikadusiga amavuta we, n'amavuta y'umwuka, ntabwo ari yayandi atuma yego, yamara kudusiga ikatwambika umwambaro, umwambaro w'agakiza. N'umwambaro wambara abandi bagabo bakubona ukuntu utaha kare bakibaza impamvu, ariko bakurikirana amakuru bagasanga hari undi mwambaro wambaye utakwemerera kurara gutaha saa 7 z'ijoro. Umuntu w'umugabo, nta mugabo ushobora gutaha saa 7 z'ijoro atari mu kabari, nta mugabo utaha saa 7 z'ijoro atari mu bagore. Ubwo reka tubivuge, ndavuga abadafite akazi, mu nyumve neza abagabo. Hari abagabo bataha bitinze bitewe n'akazi bakoze, ariko ndavuga nk'abagabo badafite akazi. Ayo masaha yataha uri gukora iki? Abarara mu kazi bakarara inkera bari mu nzoga, ariko barara mu kazi nta kibazo. Kuki uba watashye kare? Aya masaha uba wagiye kumara iki? Muntu w'umugabo nkawe, kwino tube twinywera akayoga, hanyuma batumiza ngo nimutumize icyo kunywa, umwe ati munzanire ka musteri, ndatinzanira ka whisky, ndatinzanira ka vodoka, undi ati hoya nzanira fanta coca. Watumiza coca, uri umugabo ufite ubwanwa, bagenzi bawe bakakureba bakavuga bati uyu mugabo unywa coca. Umuntu w'umugabo nkawe n'imyaka ufite unywa coca, kunywa citro, umuntu nkawe ukorera ari amafaranga, ariko baperereza amakuru bagasanga hari umwambaro wambaye. Uziko hari ibintu biteye ubwoba. Ubu umusore udasambana akagera imyaka 20, 25, 30 ngo iwabo baba baruka. Ni gute ugira imyaka 30 udasambana utarakora ibishitani? Tinje bose wacu baba baroga. Wagira umuntu ubwira ngo ntago urasambana, akavuga ati wanyu banza baroga. Wabwira umuntu ngo ntago ndasambana mu bukumi bwanjye ndinze ngira imyaka 25, akavuga ngo ubwo ntago uri muzima. Ariko reka mbabwire, hari igihe abantu batabikora kubera uriya mwambaro. Yajya gukora uriya mwambaro akabona mwambaro yambaye ntiyawicazaho, ye baba we, uyu mwambaro iyo wambaye abantu barakumenya ko ufite.
umukobwa wambaye uyu mwambaro w'agakiza nta musore umumenyera, umugore wambaye nta mugabo umumenyera, umusore ufite uyu mwambaro nta mukobwa wakumenyera. Ni umwambaro wirukana abadayimoni, ni umwambaro Satani atinya, ni umwambaro abazimu iyo bawubonye barirukanka, ni umwambaro w'icyubahiro, ni umwambaro w'agakiza. Bakibaza impamvu muri geto yawe nta dukobwa duhora, bakibaza impamvu imbeho ihora kwica kandi nawe uri bogari, bakibaza impamvu uri umukobwa mwiza usa neza, bakavuga ngo banze utuzuye ufite uburwayi. Ntabwo ari uburwayi, turuzuye turi bazima, ngo hari umwambaro w'agakiza tutagomba kwicaza aho tubonye. Uyu mwambaro abantu benshi tujya tugana nkabwira ngiye ibintu by'ubusambanyi, sinjya nsambana, nta nubwo kuva umugabo yana ntago ndasambana, n'ibintu by'uburaya ntabyo ndabamo, nta n'umugabo urankoze imitwe y'intoki, kandi uko niko kuri. Wabibwira umuntu ati urarwaye uzajya kwivuza, ibaze reka ndi muzima, ahubwo Imana ishimwe uyu mwambaro nambara w'agakiza mbaranga kuwanduza kuko ni umwambaro mwiza. Uzi uyu mwambaro w'agakiza ni umwambaro uryamana ugasinzira, ni umwambaro ugendana mu muhanda ukumvura umugore mwiza urakeye. Reka bya bintu byanyu ngo murakeye kuko mwisize ibishahuro, uzabaze. Umwambaro w'agakiza ni umwambaro wambara ukumva urakeye, ukumva uraberewe, ukagira amahoro, ukaryama ukizigura, ukabaho uri umuntu witwa no stress bitewe n'uwo mwambaro. Mwambaro w'agakiza umuntu akaba mu kazi, abantu bati kuki utiba, kuki utagavura, kuki utakira ruswa. Mpamvu atiba, mpamvu atagamvura, mpamvu atakira ruswa ni ukubera uwo mwambaro. Hari umuntu wigeze ambwira ati mama Sharire ati ngewe wampa igihagararo nk'icyawe ntabwo nakena ndakurahine, ngaho da wabigenza gute? Yambwiye ukuntu yabigenza. Ariko ntabwo umwambaro nge nambara, reka nkubwire, umwambaro nambaye ntabwo unyemerera kurya ibiryo mbonye byose, kwakira amafaranga yose mbonye. Umwambaro nambaye ntunyemerera kuvugana n'uwo mbonye wese ngo mvuge amagambo mbonye. Umwambaro nambaye ni umwambaro w'icyubahiro, ni umwambaro wampaye icyubahiro. Uyu mwambaro w'agakiza warantabaye, umpa gusinzira. Mwambaro w'agakiza wampaye gutuza, ntabwo nawiyambura kuko nkwiyambuye abadayimoni banshoka, bamenyera, banyica ikintu bita iyicarubozo kuko nambaye uyu mwambaro. Hari ibiti, hari ibinenya, hari abantu banyica simpe, hari abandi, ariko haleluya. Uzi ko uyu mwambaro nambaye namenye amakuru yawo ejo bundi? Uzi ko hari abarozi bakoherezaho ibirozi byabo, abadayimoni baza ugasaba bagasangura wambaye, bakajya kuvuga ngo uriya muntu yambaye umwambaro udasanzwe yatunaniye. Abadayimoni benshi bagiye batanga raporo ngo uriya mugore yaratunaniye, inyama ze zirarura zizabarurire paka kubera umwambaro nambaye. Ngewe bagiye banjyana mu bapfumu, bagenda bandoga ibintu bikomeye, bakohereza abarozi nijoro, bakohereza abarozi ku manywa, bakohereza imbaraga mbi, bakohereza imyuka mibi, ariko umurozi yakubitaho agasanga ntazi ikintu kiri kumutangira. Bakohereza amahembe akumva haba mwambaro urahari, bakohereza amanyabingi, bakohereza ibitega, bakohereza ibitumano, bakohereza bakajya basanga kuri wa mwambaro twambaye. Niyo mpamvu mubona mpagaze, iyo mba ntawe ufite baba barashwanyaguje barangiza uburere, ariko hari umwambaro, kandi uwo mwambaro urakomeye. na antibare twambaye ntabwo abazimu badushobora, hari n'ibitadutinyuka, hari n'imbaraga duhabwa ku bw'uwo mwambaro. Kandi reka mbabwire uwo mwambaro abarokore bambara badakwiye kujyana hamonetse. Twirigo dusigana ngo kujya muri sauna si icyaha na massage, gukorerwa sauna, kujya muri sauna si icyaha, no gukora massage ntabwo ari icyaha, ariko uburyo bwakozwemo ni uburyo bugomba gutegurwa. Hari umwambaro twambara abaroko, ariko mwabagabo mbwira ukuntu uzavuga ngo ugiye muri massage uri umugabo w'umukirisitu, za nzara zaba abagore niyiziye baba bateyeho,
yarangiza akaza agakora mu matuza ashaka, sibyo? ariko muri abanyamitwe n'utareba yakabakaba ntagiye mureka ariko agahera nawe reka agatuza ukakarega murokosha erega naho mwari amabuye ibi bica n'ibyinshi. Ngiye kuri ka massage shayi mpava ameze neza komera cyane. Yego do agatangira nimbaraye akajyaho mu bitugu n'inzara. Yego sha ariko nta ntoki z'abagabo zihabara. Yego akamanuka hose, sibyo? Hose massage no mu mugongo igosha, sibyo? Akamanuka, sibyo? Inzara z'abagore n'intoki zabo tujye tuvugisha ukuri. Hose akagenda gukorera massage, sibyo? Umugabo abagabo abagabo n'abasore haleluya. Igosha genda akora massage umeze bari mvuze ikijambo kiremereye bari kugira bagiye kwica. Hanyuma iyo bigenze gutyo birangira umeze utesha. Oya turi bakuru yanjye ndi umuntu w'umugabo. Iyo izo nzara zabo bagore nayo maboko yabo agukoreye massage akava ku mutwe akagera ku birenge ko tuziranye, urangiza umeze ute? Hanyuma sereka nkubwire ujya kwishyira hadoyi mu biganza bya hadoyi ngo ngwino ndangiza unyice kubera iki? Nimba ushaka iyo massage warebye umugabo mugenzi wawe akayigukorera. Ko nanjye nabonye umugore mugenzi wanjye yayinkorera ntibigire ikibazo. Mumbabarire mumbwire kandi nguru umurokore. Nitubivuga ngo ntago turi gukabya nujya kuyikora. Ujye ugenda mu buryo bwemewe kuko massage ni umuti. Hanyuma mama, sister, ugiye muri massage sha, sibyo? Gende bakumase. Umusore wanjye Imana yiremeye. Ureba gacumura ya mbese amaso yabaga baracumura dore niba tarimbuzwa n'amaso sari ibindi bizabarimbuza nta bindi. Hanyuma uragiye uti umusore wanjye cyangwa umugabo naze agukorere massage, sibyo? Bo rero banayikora neza. Ahagomba kuyiherera hazi bameze nk'aba pasiteri bakora deliverance. Dore shaka ariko munyitegereze massage. Nigeze mbona ka video ka massage ndaseka. Ntabwo rega tuvuze ko ari mbi, sibyo? Agukorere massage aha hose, ayikore massage, ayikore no mu mugongo, bazi kuyikora neza agahita amanuka naha hose akayikora hose. Hose arayikora disi we akayikora. Hanyuma se wakoze muri betora. Hanyuma mujya mwirwa mubeshya ngo abarokore n'abaturage. Ntago ari abaturage ahubwo umwambaro twambara ntago tugoye kujyana habonetse hose. Hari ibintu bitarimo kwiyubaha. Hari ibintu no erega nuko ari ibintu ujye utekereza. Tekereza ngo ko ndi umuvuga butumwa. Utekereze ko bajya bambona ndi muri ntuze yo kuramya no guhimbaza. Sinkubujije gukundana na sheri wawe ariko gira ibyo ukora ugere naho ugarukiye. Uragiye koko ntago rega aragukwa. Ujya ngo se yaragukoye ntago barakwerekana. Nta fiyansaye urambara ugiye ku mazi wambaye agakabutura kageze hano, sibyo? Kageze ahangaha ujyanye na sheri wawe rwose mugiye ku mazi. Uragiye umuryamye mu matuza muri ku mucanga. Ejo uraje ugiye muri korari. Tuvugisha ukuri. Ejo uraje ngo uba muri ntuze yo guramya no guhimbaza Imana. Ejo uraje ngo uri umukozi w'Imana. Wari ugaramye mu matuza y'umugabo ku mazi ku mucanga ngo ni fiyanse wawe. Ariko na hise ubundi umuntu ari fiyanse wundi baba bahawe uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka. No. Umuntu wemerewe gukoraho ibyo no ku mucanga rwose ukagenda n'umuntu mwamaze gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Si sheri wanjye se Bibiliya hari ahantu se wigeze ubona abantu basezerana na abasheri? Ni sheri wawe ariko si umugabo wawe. Uzamwemererwa ari uko mwasezeranye imbere y'Imana.
n'imbere y'igihugu. Ni sheri wanjye. Hari icyo se ko ari sheri wanjye, ariko uzi ko shitani yagushutse? Ni sheri wawe se ninde ubizi ko ari sheri wawe? Wenda abasaza bawe barabizi kuko aza mukamanikana amaguru mu ntebe muri salo. Wenda musaza wawe arabizi, nabashiki be barabizi kuko ujya kumusura nyine mukirwa mwikingiranye barabizi. Ese ninde muntu uzi ko ari sheri wawe? Ari ijuru ntago ribizi, no mwisi ntago babizi. Mujye mwiyubaha pe, mujye mwiyubaha. Hari umwambaro w'abakirisitu. Kubura umukozi w'Imana, hari ijambo utemerewe kuvuga, nubwo kurivuga biruhura umutima, ukemera ugashinyiriza. Uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, twese turagukurikira, turakuzi. Ugiye no gukabakaba abakobwa ndetse batanakijijwe. Ndagukunda, nibyo uramukunda, bimubwira udapfa rwose, bimubwire pe. Ariko se buriya iyo mutangiye kara kazi ko gusomana, wibuka umwambaro wambaye. Iyo utangiye kumukabakaba, wibuka ko hari umwambaro wambaye. Iyo utangiye kuzamura amajipo, wibuka ko hari umwambaro wambaye. Ibyo biganza byawe n'izo ntoki, wibuka ko hari Bibiliya ufata. Ujya wibuka ko ubirambika ku barwayi, wibuka ko usengera abantu iyo babapfukamye. Uwo mwambaro wawe, reka nkubwire rega, hari uwavuze ngo ntago turi abacu ngo twigenge. Pawulo avuga ngo iki? Pawulo yaravuze ngo ibyarinda muzange naremeye biba igihombo kubwo kumukurikira. Kubw'uyu mwambaro twambaye w'agakiza hari ibyo twirinda. None se nimureke mbabwire, muzi ukuntu kurya inkoko biryoha? Uzi gusohokana n'umuntu mukajya kurya ubuzima si byiza se? Ariko se kuri umurokore hari uburyo ugomba kubikoramo, byanaba ngombwa ukabireka. Murabona imyaka mfite 40, ntago njya nyihisha, rwo se nagumiwe. Mfite abana ngiye 5. Ubu se ngewe imyaka 40, imyaka yo kurya ubuzima ntiri kunshirana. Kugenda nkashaka ibogari y'umugabo n'ibogari y'umusore. Tugende akangurira gafi tukagasangira kanamika nanjye nkamutamika, ngaho ndebera iyo foto. Iyo foto bayizanye kuri YouTube ku biganiro byanjye, ayo mwavuga ntimuyazi. Kubera iki se? Ntabwo ifinari yari mbi, n'uwo twari kumwe ntabwo ari mbi, ariko hari ibintu bitajyanye, hari n'ibintu bidahura. Ibyo ngibyo bigatuma rero uyihomba. Hari umwambaro twambaye, hari umwambaro dufite tugomba kurinda kandi tukawurinda ibiziba. Umwambaro w'abasirikare. Kandi reka nkubwire, uyu mwambaro iyo wawurinze nawe urakurinda. Iyo umwambaro wawubashye nawe urakubaha. Ndashaka ko dusenga, ndashaka ko dusoza. Babwira ngo ni murinde imyambaro yanyu y'agakiza. Wakubona uri gutukana nk'abashikazi, wifashe mu mayunguyungu mu isoko, ntabwo wamenya kuri umurokore. Iyo uri muri rusange nta muntu umenya kuri umurokore kuko uba umeze nk'abandi. Ariko umwambaro wacu tugomba kuwurinda. Uyu mwambaro waturutse ahakomeye, nicyo nari nibagiwe. Umusirikare yambara uriya mwambaro kuko waturutse ahakomeye, ariko natwe uyu mwambaro wacu waturutse ahantu hakomeye. Kugira ngo mureke mbabwire, kugira ngo mbe umukirisitu nabatijwe muri 2003, natangiye gusenga muri 2002, nuzura umwuka wera ntangira gukorera Imana muri 2004. Ngaho mbabarira iyo myaka, bari iyo myaka maze mu gakiza. Harabura ingahe se ngo yuzure 20? Nararushye kugira ngo mbe umurokore byaranduhije, kugira ngo mbe umuvugabutumwa byarangoye. Iyi myaka maze mu gakiza kugira ngo ngere muri uru rwego, hari imbaraga natanze, hari igisuzuguriro, hari ibitutsi, hari ibintu byinshi, hari ibyo nirengagije iraha ry'isi. Nemera kurara nizingazinze n'ipine kandi hanze hari amabogari. Hari ibintu nahombye, hari ibintu mfata nk'ibibambwe. Ibimbere bitwenge kuri njyewe biba ari amarira, ibimbere umunezero kuri njyewe biba ari ibibambwe. Hari ibyo ntegera, hari ibiryo ntemerewe kurya, hari aho ntemerewe kujya, hari ibintu nigomwe. Hanyuma mfata uyu mwambaro w'agakiza ngende nkujandike mu biziba, mu myanda. Ngomba kuwuha agaciro. Twaravunitse kugira ngo tubabo turibo,
kugira ngo Imana iguhe agakiza. Hari imbaraga zatanzwe. tugiye gusenga Narindi kuri episode 26 ndi kwigisha ikintu bita umusirikare wa Kristo, ndi kuvuga ku kintu bita kurinda umwambaro wa gisirikare. Imana nibaha umugisha abakurikiranye Mama Sharirene official, mukomeze mukore share, mukomeze mwandika aho hepfo kuri comment, mukomeze mukore subscribe abatarayikora. Hanyuma Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turabakunda. Twari mu kiganiro cyitwa umusirikare wa Kristo episode 26 dusenga Imana. Turagushimye Imana y'imbaraga, tugushimiye ukuntu ukomeye, tugushimiye agakiza waduhaye, tugushimiye ko wadutoranyije, waraduhamagaye. Haleluya. Tugushimiye umwambaro watwambitse. Uyu mwambaro uduha amahoro, uduha ibyishimo, udutandukanya n'abandi. Uyu mwambaro n'uburinzi, ni igitinyiro. Habwa icyubahiro cyane. Haleluya. Turagushimye. Twemerere ufuri imyambaro y'abantu kandi uduhe kubaha umwambaro waduhaye. Ndasengera dezata na demobe zo mu itorero z'abakristo, wongere uzahure, wongere uzure, wongere ushyigikire itorero, wongere urivomerere, wongere ugira icyo ukora gikomeye hagati mu bakozi bawe. Ukora ibyo ugomba gukora kugira ngo abantu bagere ku rwego wishimira. Twongeye gusenga tukwereka abasirikare aho bari hose, ujye ubaha imbaraga, ujye ubarinda, ujye ubacungira umutekano, kandi izina ryawe ntirikibagirane muri bo. Ujye ukora ibyo gukiranuka hagati muri bo, bajye babona imbaraga z'Uwiteka, kandi ukomeze ubashyigikire mu gikorwa cyo gucunga umutekano. Ufashe itorero, ufashe igihugu, ufashe imiryango y'abantu batandukanye. Ugirire neza abagukomokaho, ugire neza abagushakana umwete, ugire neza abagukeneye. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.